inyombya, inyamanza, lokoke, ubwo iya akaba ari yabusubu ikangura abantu bajya muri za jopo zabo, ikongera umuntu mwakunze muri filime zitandukanye, umuntu mwakunze mu kwigana inyamaswa zitandukanye, umuntu mwakunze mu dukoryo twinshi agenda akora ahantu hatandukanye. Ikintu rero nakwibutsa ni ikikora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere ugerwaho n'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho. Tugiye kugirana ikiganiro kirambuye n'uyu muntu, aratwibwira, muramenya byinshi kuri we, ku buzima bwe, naho yari yaraburiye aratubwira. Of course amakuru yawe wa mugabo. Amakuru ni meza. Umeze ute? Meze neza buhoro, nta kibazo. Ibihe by'imvura byinshi cyane. Ibihe by'imvura. Wenda hari nk'abantu bari kutureba batakuzi, bakubonye bwa mbere cyangwa se bakubonye mu mafilime ariko batazi amazina yawe, wabibwira? Ngewe nitwa Paul Jacques, komediye, umwana w'imvange. Paul Jacques rero abantu bagiye bakumenya cyane mu kwigana inyamaswa zitandukanye, harimo inyoni n'izindi uragenda uzitubwira. Ubundi ni nk'izihe nyamaswa ujya ubasha kwigana uburyo zivuga? Ibishobotse byose ndabyigana, kereka ibyo ntarageraho, kandi nabwo kutabigeraho biba ari ubushobozi buke bwo kuba ntabigeraho, ariko mbizeho. Urumva ni speed ako kanya. Gerageza wenda kudukorera nk'izo ubasha kwigana uyu munsi, nkeya muri zo. Icyambere na mbere nkunda kubanzirizaho ni ikitwaga ya radio BBC. Yani BBC. Yari BBC. Hagiyemo amakuru. Agiye kujyamo. Aha. Noneho tugakomereza ku kintu bita ibinyobwa. Nkunda kunywa cyane mu byo binyobwa, nkunda kunywa bya Bralirwa, nakozemo imyaka 12. Nkakunda ikintu bita Coca-Cola, sinigeze w'inzoga, ndize ngira imyaka 58 ntanywa inzoga. Ninywera Coca-Cola. Na iyo yinyimye nyine ubwo urumva ubukoze ubushobozi bushobotse bwo kugira ngo yinyime. Noneho ubwo tugakomereza ku kintu bita zingaro burshete, bakunda cyane bari kunywa ibyo binyobwa, nyabanywa ibihenze nge ntigeze ngeraho ibya ive. Noneho tugakomeza ku kintu bita rebanane, igitoki. Tugakomeza ku kintu bita rezrashidi, ubunyobwa. Mbere rero yo kuba nacishamo ho twa komedi nk'abantu, umugabo turi hano Karurayi, hano tubihita Karurayi, niho ntuye. Aba mfite abana 3, abahungu 3 n'abakobwa 2. N'umadamu wa mbere yarapfuye, ariko mu by'imibereho wavuze byo nyine biba ari grave cyane. Burya iyo ufite urugo ukagira abana, ukagira umugore, ukabona umugabo mu rugo, nta shinge, nta rugero, nta mikoro yandi, nta famiye uba ufite yindi, ubwo mbese urumva muri make uburi nyamwiryo ukimara. Nkaba mvuka hano Icyangugu, aho bita mu Gatare, Kigali. Nkaba narahaje muri 83. Abantu umugabo mbese ufite ubuhanga, uretse ko umuntu atagira abamwitaho. Urumva ufite ukwitaho, ubukomedi bwarushaho bukazamuka, bukaba burebure cyane, bwinshi cyane. Niyo mpamvu rero iyo ufite ubwenge burya ushobora no kubupfana kandi uba ufite. Ntugire uburyo witabwaho ngo uterwe courage, uhamagarwe mu bandi, uhamagarwe mu bacuranzi, aho abacuranzi bacuranze ukaba urimo nawe ucishaho komedi zawe. Urumva haciyemo nk'igihe kinini ntagisa nk'uwibukwa, kandi ahandi nakamenyerwa cyane ni mu makabari. Sinigeze nk'inzoga ngo najya mu makabari, nk'ubu iminsi mikuru ikaba bigiye kujyamo, mbese simamagarwe kugira ngo
ya kuraje komeze. Noneho rero muri make tukaba dukomereje ku cyitwa inyoni bita sarkondo, inyombya, inyamanza zigiye ziri hariya hejuru muri giti murazibona. Inyombya, inyamanza, lokoke, ubwo iya akaba ari yabusubu ikangura abantu bajya muri za jopo zabo, ikongera tugakomereza ku nkokokazi igiye gutera iriya bakunda kuryaho imirete, abana nk'aba mwamwe mwese imirete. Tugakomereza ku kintu bita dendo, tugakomereza ku gahinja kabutse umunsi ko kuri Noheri, muzumva ejo bundi mu kwa 12 igeze ngako. Nkaba mbese nibirebere cyane ku buryo mbese mwari kuba mwaba mu professor ariko ngira ngo mumbonyeho buke kuri nka radio TV cyangwa televiziyo TV. Ubwo rero reka nkubaze, urumva ufite ibintu byinshi uzi gukora kandi bishobora gushimisha abantu, kubera icyo utabikoresha kugira ngo bikubyarire umusaruro habura iki? Kubikora nabikora byuzuye mu bwenge bwanjye, sibyo nigiye mu ishuri, ni impano yanjye. Okay. Kutabikora nuko mba ntahamagawe ngo ngereho mbikenera, nka kuri abahanzi bajya bavuga ngo nyanaka azacurangira hano, azacurangira hehe, azacurangira hehe. Ubwo rero kubera bwabo harahazi bwo kutirekura, niyo mpamvu nanjye nkomeza ibyanjye bigakomeza bikameramo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntagenda nkina hano mu muhanda nk'umusazi nkaho utazi ubwenge. None se harya wakinnye muri filime zingahe? Nakinnye hano filime hano, icyo gihe yari filime yari yabaye hariya kuri Sagemu, nkina na bakanyombya n'abitwa bakiza. Ubwo urumva iba twarayikinnye icyo gihe kandi urumva ko yabaye nziza, icyo nakinnye cyose gigomba kuba fresh. Yes, ubwo rero urumva n'izindi comedy trayange. Okay, no n'abandi nanone twakinanye nabo uretse ko baje kujya baturya, abitwa Bandre Gromiko bakomeza ngo badukurikire nk'abantu b'abahanzi nkatwe. Ubwo rero urumva iyo ufite impano urayipfana aho yakakubeshejeho nyine ngo yagere imodoka nk'abandi cyangwa dire ikintu cya mirenge kishura kuba cyaraguteje imbere mu byawe. Ariko wumva se ugifite imbaraga zo kuba wakomeza ugakina filime cyangwa imyaka imaze kuba myinshi? Kuba myinshi burya nta muntu upfa gusaza gutyo gusa, burya iyo ufite impano urakomeza ukayikora, uretse ko ubura uyikorana nawe. Yes, byakomeza nta kibazo, imbaraga zirahari. Bivuze ngo haramutse hari nk'umuntu ufite nka projet ya filime agashaka kugukinishamo, wowe uri tayari gukora? Uri tayari kubera kuko uba ufite role uri bushyirwemo, cyangwa se ukaba ufite role ya komedi yawe uko uri buyikine. Niba bavuze bati Paul Jacques ya hano akote kagenda, cyangwa se wirebere akote, ubwo ntugapfe kugaragaza uwo muntu yamenya ngo ni Paul Jacques ariko bikamuretse cyangwa nini, bakakwibazaho cyane. Yes. Hanyuma noneho reka cisho ka comedy kami ka ivi na ivi, ubwo urahita usobanukirwa pour asobanukirwaje, pour tandukanyaje, pour rahagasiyo na pour sensation. Wenda duhere kuri uyo wa Bernard Makuza. Noneho tuhere kuyuriya mumotari, uriya mumotari ufite moto ye hariya wambaye iriya ngofero ye, iyo pour la sensation. Ubwo izo ni imbwe ebyiri, imwe niyo kwa motari, indi ni ya. Hanyuma noneho tugakurikiza wenda nka za pour vache, umusaza Kagame akunda guha abanyarwanda kugira ngo babeho neza. Inyana wenda zivutseho
noneho nyine itashye iri kure, ubu numva ibiri kure itashye. Noneho rero abangira ngo nguruke, ubwo nagira ngo mbiyerekeho muri make ntawe cyo. Wemenda mbere yuko dusoza ni nk'iki wenda wasaba nk'abanyarwanda bagukunze se cyane abantu bashobora kuba bifuza gukorana nawe bagukura he, byagenda gute? Ngewe kushaka ntabwo byabura. Nimero yanjye aba ari 0782 ubwo rero uwanshaka yanshaka ndi Paul Jacques, noneho wanshaka kavuga uti bese adresse ye naho twamusanze. Urabona ubu bwapa wabugenda buyobora abantu aho bashakira umuntu w'umukomediye nkanjye. Hano karahari, aha hepfo ngiye kumanuka iwanjye karahari. Ubwo urumva amikorera akaba yayandi. Urabona nk'ubu mbavuye guhinga byanze, ariko noneho nkaba nkuye nawe agira ngo wabonye ko unanze cyane. Ubwo rero burya rero nk'agakomedi nkako ngako urumva burya Ubwo ntekereza yuko n'abanyarwanda bakubonye, abantu bibazaga ngo Paul Jacques asigaye abahehe, mwabonye ko bavuga ko napfuye ariko ndacyariho. Mwabonye ko akiriho, aracyari muzima. 58 ndacyariho, ntacyo ntabwo nari sinigeze nk'inzoga ngo inzoga zansajishije zampejeje mu buriri. Burya umwana wawe mukuru afite nk'imyaka ingahe? Afite imyaka 20. Undi afite 15. Undi afite 16. Hari uwinde, hari uw'itandatu, hari n'uw'icyenda hafi 8 10 buryo. Yes, ngira ngo rero mwakurikiranye ikiganiro twagiranye n'uyu mukomediye bita Paul Jacques wigana inyamaswa zitandukanye. Ngira ngo mwabonye udukoryo twinshi yatweretse. Uramutse ushaka kumukoresha waducaho kuri Zara Magazine TV tukakurangira ahantu atuye, kubera yuko ahangaha twicaye ni haruguru yiwe gatoya, ni hafi yiwe gatoya, twakugezayo. Ikindi kora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bizakurikira iki ngiki bitazagucika, ibiganiro byiza. Turi kumwe, ciao.